Mu minsi yashize umuntu witwa Solange ibyamubayeho nakumira. Yari umukobwa mwiza ufite uburanga ku buryo buri muntu wese wamurebaga yumvaga yakifuza kuba yabana nawe. Abasore biganaga nawe bageragezaga kumutereta, yewe niyo yabaga ari mu biruhuko abo bari baturanye abenshi batinyaga kumuvugisha bitewe n'uburyo bamubonaga. Mbese umusore wo muri karitsiye wageraga amahirwe yo kuba yavugana nawe cyangwa se yo kuba yamuvugisha hanyuma akamusubiza yumvaga ari umunyamahirwe menshi cyane. Gusa nubwo byari bimeze gutyo, uyu mukobwa Solange ntabwo yari anejejwe no kuba adafite ibyo abenshi bakunze kwita nyashi. Gusa urebye abamurebaga bo nta kibazo bari bafite bitewe n'uko uko yari ateye hasi byari bisanishije n'uko yari ateye hejuru. Yaje kugendera mu kigare cy'abakobwa bakundaga kuganira, niko kwegera umwe mu bakobwa bakundaga kuvugana witwaga Sonia. Arangije aramubaza ati Sonia umeze ute? Sonia arangije aramusubiza ati meze neza nta kibazo. Nuko wa mukobwa Solange arangije aramubaza ati ese mwana ubigenza gute kugira ngo ubashe kugira ikibuno kinini? Ni siporo, ni imirire myiza mbwira mwana. Areka nkubwire ngo iyi nkuru uyumve witonze kubera yuko irimo isomo rikomeye cyane. By'umwihariko weho umukobwa ukwiye kwitondera ibi bintu ndetse ukanirinda inama mbi z'abantu mugendana. Ikindi kandi niba uri umusore mbere yuko uhitamo uwo mugomba kubana, uba ugomba gushishoza ukabanza ukareba ibi bintu ukabyitondera. Ikindi kandi niba ukunda ibiganiro nkunda kukugezaho wibuke gukanda like kuri ino video. Ikindi kandi niba uri mushyashya nibagirwa gukanda subscribe kuri iyi channel. Iyo tuvuze umuntu mushyashya ni umuntu utarakanda subscribe, uyikande rero kugira ngo buri kiganiro gitambutse anga ubasha kukibona kandi ukibonere kugenge ngutegurira inkuru zitandukanye ndetse n'amasomo agiye atandukanye ducisha kuri iyi channel. Nitwa Rukundo Damas. Mu by'ukuri Sonia yahise amusubiza ati ahubwo wari waratinze, urakoze kubimbaza, mu kandi kanya ndaza kukwereka umuntu wabigufashamo bikagenda neza, gusa uragura akantu. Solange arangije aramusubiza ati ibyo ngibyo byo kugura akantu byo nta kibazo, we muza n'uwo muntu ibindi bindekere. Sonia yarangije aramubwira ati witegure ku mugoroba saa 10 z'umugoroba turajyana ahantu. Sonia yari afite umucuruzi bari baziranye ucuruza izi nyashi. Ku mugoroba yaje kumujyanayo ndetse amufasha guhitamo izimubere cyangwa se izo igendanye n'izo yifuza. Solange atangiye kujya agenda yambaye iki kibuno, hanyuma abantu bose babashije kubona bakabona ko hari ibintu byahindutse. Bamwe batangiye kujya bavuga ko yenda yaba yarariye neza, abandi bakavuga ko yaba yarakoze siporo, abandi bagendaga bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa uyu mukobwa yaje kubengukwa n'umusore amusaba yuko bakundana ndetse biza no gutinda uyu Solange aza kubyemera. Gusa uyu musore uburyo yaramukunzemo yaramukundiye uburyo yarateye. Uyu Solange n'ubusanzwe yarateye neza kuko yari afite mu maso heza ndetse yaranafite taye nziza. Gusa akimara kwambara iki kibuno yarabashije kugura byaje kuba byiza kurushaho bitewe n'abamurebaga. Uyu musore rero nibyo yaje kureberaho ahita yumva aramukunze ndetse anamusirisimbaho kenshi cyane amusaba yuko bakundana. Igihe rero cyaje kugera uyu Solange yemerera uyu musore yuko bakundana, baje gukundana ndetse bategura no kubana. Nyuma yo kubana uyu musore yaje gusanga ibyo yibwiraga atari ko byari bimeze. Yaje gusanga ikibuno yari afite cyangwa se imwe mu miterere yatumye amukunda atari karemano, ahubwo ari byo yaguze akajya byambariraho indi myenda, hanyuma yamubona akagira ngo niko ateye. Ibi rero byaje kuzana umwuka mubi mu rukundo rwabo, ndetse finali byaje kurangira uyu mugabo ahisemo ko bakora gatanya bagatandukana burundu kuko yari amaze gusanga ibyo yamutekerezagaho cyangwa se ibyo yamukundiye atabifite. Isomo riri muri iyi nkuru, birakwiye rwose ko wakiga kunyurwa nuko uteye, kubera yuko uko uteye hari umuntu uzaza akabigukundira kandi nyuma yo kubana uyu muntu agukundira uko uri ntabwo uzabyicuza, uzagira urugo rwiza kandi muzarinda musazana. Ikindi kandi niba uri umusore mbere yo kugira ngo ubashe kubakana n'umukobwa banza ugenzure neza imyitwarire yiwe, unagenzure ibi byose kubera yuko aho kugira ngo wubake hanyuma uzasenye birutwa nuko wamureka hakiri kare cyangwa se ukaba wamuganiriza akaba yahinduka. Hari uburyo bwinshi wagenda ukoresha ukabasha kumenya umukobwa mukundana uwo ari we. Ubwo ngubwo twagiye tubutambutsa mu biganiro bitandukanye byagiye bitambuka ngaha kuri iyi channel. Uraza kureba hasi ibiganiro twagiye dukora harimo ibigenda bibisobanura. Ikindi kandi niba wifuza ko hari icyo twakubwira ugereranyije n'ibyo umaze kumva cyangwa se ibyo ukunze kumva ngaha, watwandikira muri comment tukajya turushaho kuza tubigusobanurira.
inama ukeneye yuko twakugira watwandikira kuri nimero ya WhatsApp uraza kubona aha hasi. Wakoze cyane rero twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza tugisoje. Imana iguha umugisha. Nizere yuko tuza kubana no mu kindi kiganiro kiri buze gutambuka ngaha, kuko hano ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro bigenda bidukangura mu bigendanye n'urukundo bitambuka hano umunsi kundi. Imana iguha umugisha rero, tubane mu yindi video. Bye, ndagukunda.